Hanyuma twagarutse mu kiganiro cya Pop Live. Hari abantu benshi cyane bafite impungenge ndetse gukoresha n'iyi social media birimo bigenda bigora cyane. Uyu munsi rero twagarutse ngira ngo mbigishe inzira zitandukanye wakoresha kugira ngo winjize agatubutse muri Pop Live. Urabizi yuko wazaga hano ugakora live ukagenda ku gatebe ukicara ariko ntumenye aho biva naho bijya. Ndagira ngo nkwereke amatasika atandukanye yagufasha kwinjiza kugira ngo ugere kuri bya 14,000 wakwinjiza ku munsi. Icyitonderwa hano, niba uri mushyashya nawe urabizi ugiye kwiga uhera mu wa mbere. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbwire abantu murimo mwinjira muri uyu mushinga bwa mbere ntimuze kugira impungenge, kuko mu gihe utarabimenya ubumenyi ntago wahita urotira 14,000. Murumva ko ari ibintu bitoroshye. Aha rero niyo mpamvu ngiye kwereka zino nzira zitandukanye kugira ngo nawe nuza gukurikira iki kiganiro bize kuba byagufasha kwinjiza menshi cyane ku munsi. Yes, icyo usabwa rero nta kindi ni ugukurikira iyi video, ntuze gusimbuka, kuko nuza gusimbuka uraza gusimbuka taske, kandi iyo usimbutse taske umenye yuko uhombye amafaranga menshi. Hanyuma rero mbere yuko twinjira mu kiganiro, reka mbanze mikaze abantu tubana muri iyi groupe, abantu tubana kuri iyi channel, abantu tubana kuri uyu muyoboro, babwira ngo ni ikaze. Hanyuma mwebwe bashyashya muje ubwa mbere mbabwire ngo ni ikaze, murakaza neza. Icyo musabwa nta kindi kugira ngo tujye tubana nuko muza ukanda subscribe, hanyuma mugakanda no kunzogera, tukabana mu kiganiro cya buri munsi. Social media ni urubuga rwiza cyane rwagufasha kuva mu bukene, rwaguhindurira ubuzima mu gihe warukoresheje neza. Okay, hanyuma rero mfite na groupe ya WhatsApp duhuriramo tukiga byinshi cyane, kandi harimo inzobere zabafasha guhuguka muri uyu mushinga wa Pop Live. Ndaza rero kubaha link muri description, bahereze link muri comment ya mbere kugira ngo namwe mwinjire muri groupe mubashe kubana n'abandi. Ndaza no kuguhereza link ya Pop Live kugira ngo nawe utarinjira muri uyu mushinga ubashe kwinjiramo. Ndayishyira muri description, yishyire no muri comment ya mbere kugira ngo nawe winjire muri uyu mushinga utangire gukorera amafaranga. Uko ugenda uzamuka umenya byinshi, niko ugenda uzamuka mu bihembo uhembwa. Niyo mpamvu rero uyu mushinga ni umushinga uryoshye, ni umushinga ukubiyemo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu tugiye kwiga amataske uyu munsi kugira ngo uko ugenda umenya taske ugenda umenya n'uburyo wabyaza umusaruro. Okay, twagiye rero. Taske ya mbere ni live. Ikintu cya mbere ugomba kwita hano kuri Pop Live ni ugukora live. Hano rero dufite ubwoko butandukanye bwa live dushobora gukora. Hari iyo twita game live, tukagena single live ndetse na party live. Izi rero live ugenda uzikora bitewe na level igezweho kuri account yawe cyangwa wowe ugezeho. Live ya mbere rero wowe mushyashya wemerewe gukora ku buryo wakwirinda ibihano. Hano habamo n'ibihano. Iyo urenze ku itegeko rya Pop Live baraguhana. Rero live ya mbere ugiye gukora ari nayo ya mbere iguhereza amafaranga, niyo twita single live. Single live iyo uri mushyashya ukora single live, aho ku munsi baguhereza amafaranga bakugeneye. Single live rero hano izakorwa n'igitsina gore mu gihe bagifungura account. Nimba ufunguye account uyu munsi wahita ukora na single live. Ariko nyuma noneho ku gitsina gabo ndagira ngo mbabwire ngo ino single live cyangwa live itandukanye uzayikora ari uko ugeze kuri level ya 5 kugira ngo wemererwe gukora ino live. Mpora mbibabwira rero umunsi ku munsi. Igitsina gore hari abagabo bahita bumva yuko bo nta mahirwe bafite.
ahangaha murayafite menshi cyane, ushobora no gusanga warusha uyu mugore atangiye akora live amafaranga kuyinjiza. Ati gute rero? Hano ushobora kugenda ukajoyininga live z'abantu batandukanye, ukamenyereza live, bigatuma baguha impano nyinshi cyane ku munsi. Aho ushobora guhabwa impano ugasanga ukoreye bya bihumbi 14 ku munsi, kandi wa muntu urimo ukora live arimo akorera 1000 ku munsi. Aha rero ndagira mbwira abagabo namwe ntimuze gucika intege, kuko hano nawe wakoreramo amafaranga kandi birashoboka. Okay, hanyuma rero reka tubanze turebe iyi task tugiye gukora irakureba, haba wowe mugabo n'umugore. Okay, dukomeze. Iyi task irareba buri muntu wese, kuko nimba wowe mudamu utangiye uyikora, nawe mugabo igihe kizagera ikugereho. Okay, hanyuma tugiye kureba ino task yo gukora live. Iyi ni uburyo bwa mbere bwo gukorera amafaranga. Okay, turaza nk'uko bisanzwe dufungure hano kuri live. Reka mabereke neza. Turaza hano dufungure hano kuri live. Okay, ukimara gukanda hano kuri live, uraza ufungureho, ukandeho, utegereze ifunguke. Hano ndabwira ibitsina byombi. Igitsina gore ugifungura account utangira gukora ino live. Hanyuma igitsina gabo uzatangira gukora ino live igihe ugeze kuri level ya 5. Aha rero ndagira ngo buri muntu wese yitonde, kuko aha ni uburyo bwa mbere ukoreramo amafaranga menshi kandi ku munsi. Ahangaha nababwiye yuko ugitangira ino live, iminsi ya mbere 2 baguhereza promosiyo, aho ukorera ibihumbi 10 ku munsi. Umunsi wa kabiri ugakorera ibindi, ubwo ni point ibihumbi 20. Okay, hanyuma icyo uzakora uzaza ukande hano kuri go live. Kwa ko nashaka kujya kuri live ntabwo ndi bukandeho. Okay, dukomeze. Hanyuma dusubire inyuma, tugiye kureba izindi task. Okay, murabona ko tugarutse hano kuri pano ya Popo live. Aha, turazamuka hano tuze turebe izindi task. Hano ushobora no kuza ukajoyininga live y'umuntu. Iyi ni task ya kabiri. Hano ushobora kuza ukajoyininga live y'umuntu. Yes, ushobora kuza ugahitamo umuntu umwe wumva wifuza kujoyiningira live. Reka tuvuge wenda urugero tugiye kujoyininga uyu muntu. Okay, turaza tumukandeho. Turaza dukandeho, hanyuma tujye kuri live yiwe. Hanyuma kurikira tugendane. Urareba uyu nguyu ari kuri single live. Hano rero ushobora kuza hano, wahagera ugakanda hano kuri aka kamikoro akangaka, kugira ngo ujye ku gatebe nawe nimba hari uguha impano uyibone. Uraza ukande hano kuri aka kamikoro. Reba hano ahangaha, uri kuhareba? Yes. Hano rero iyo akanzeho, uyu muntu arimo akoresha live ahita abona yuko wamusabye request yo kugira ngo nawe wicare ku gatebe muganire. Aha rero biba bishoboka yuko abaza gusura uyu muntu nawe baguhereza impano, kandi izo mpano barimo baguhereza ni zimwe mu mapowenti uzabikuza. Okay, hanyuma ubu ni uburyo bwa mbere. Kanda hano kuri iyi mikoro wicare ku gatebe kugira ngo bagusure. Hanyuma ubundi buryo bukurikiyeho bwo gukorera aya mafaranga, uraza hano ahangaha, hano hejuru. Reba hariya hejuru kano kabogisi hano ahangaha, uri kuhabona neza? Reba kano kabogisi kaba karimo gatera iminota. Buri minota 5 kwishize ukora task ugakandaho.
ugakandaho iyo ukanzeho inshuro 10 karagenda uko bakugenera bogisi 10 kuri live wa joining. Okay, ubu ni uburyo butandukanye ugenda ukoreramo amafaranga. Ndagira ngo izi task zose nibo ngenda mbereka mujye muzikora kuko nizo zigufasha kwinjiza menshi cyane. Ubu ni uburyo bwa kangahe tubonye. Reka dukomeze mbereke n'ubundi buryo. Mbere yuko tujya kureba ubundi buryo, ndagira ngo mbereke hano iyo ugiye kurotira cyangwa kurisivinga aya mafaranga. Hano nimba ugiye kurisivinga amafaranga akoreye, kanda hano kuri 2.4. Kandaho guys, tugiye ukandaho, buri muntu wese akandeho. Uraza ukande kuri 2 nkuko nduberetse, hanyuma uze hano handitse reward. Ahangaha ndatekereza yuko buri muntu wese ari kubona kano kantu akangaka nkabereke neza kugira ngo mukabone. Akangaka ndatekereza ko kano kantu uri kukareba, urareba ko kanditseho reward. Hano rero ugakandaho kugira ngo ujye kurisivinga amafaranga wabonye kuri iyi live. Icyitonderwa, live ugomba kuyimaraho isaha kugira ngo ugire point baguha. Ukimara isaha kuri iyi live baguhereza andi 800 ariyo tuje kurisivinga ahangaha. Hano rero ngize ahangaha umaze kuza isaha, usanga hano bakwandikiye hano usanga bakwandikiyeho receive ahangaha. Usanga hano bakwandikiye receive ahangaha usanga hano bagiye bakwandikiraho receive mu gihe umazeho isaha kuri live y'umuntu. Okay, hanyuma dusubire inyuma turebe n'izindi task. Ubu ni uburyo butandukanye ugenda ukoreramo amafaranga. Muze kubara, muraza kumbwira amafaranga waba winjije ku munsi igihe wagiye ukora zino task. Okay, dukomeze. Iyi rero ni live, ni ubwoko bwa mbere bwa live ushobora gukora ukinjiza amafaranga. Dukomeze mbereke n'izindi task ushobora gukora hanyuma ukinjiza amafaranga. Ubu rero ni uburyo bwa mbere, ushobora gukoreramo aya mafaranga. Hanyuma uburyo bwa kabiri, turaza ahangaha kuri akantu murasa kuza rwana. Hanyuma uburyo bwa kabiri tugiye gukoreramo aya mafaranga ni ubuhe? Yes, uburyo bwa kabiri tugiye gukoreramo aya mafaranga ni ubu ngubu. Uraza hano, reba kano kantu ka kabiri karanga. Ndagira ngo unkurikire, reba kano kantu akangaka. Sinzi nimba uri kukareba. Karebe uko nabwiye yuko nuza kwihutisha biraza kurangira utamenya amataske wakora kugira ngo winjize aya mafaranga. Okay, nurangiza uragakandaho. Gakandeho. Iyo ugakanzeho ahangaha bitaba kuzana ku bantu benshi cyane batandukanye bari kuri live. Reba abantu bose ni abantu bari kuri live, abo bose uri kugenda ureba. Abo bose ni abantu barimo bakora live. Uri kubareba. Uskorolinze wazageza hehe uri mureba live. Hanyuma ndagira ngo mbwira ba bantu ngo niba uzi neza yuko Pop Live itagira amafaranga, nk'abantu bose urambwira yuko ayo makorera ubusa. Ese aya mafaranga ayo makorera ntago abikurika? Okay, hanyuma mwebwe rero mwizeye Pop Live ko yabafasha mugahinduka aba millionaire, ndagira ngo tugendane. Ikintu cya mbere ngira ngo turebere hamwe, nimba uri umunyarwanda ugomba kujoininga abantu b'abanyarwanda kugira ngo ubashe gusobanukirwa byimbitse ibijyanye na Pop Live. Okay, uraza kuyibwirwa n'iki rero? Urabwirwa n'iki munyarwanda? Reba hano ahangaha, reba hano wabonye yuko ikimenyetso bitubona ibendera ry'igihugu uyu muntu atuyemo. Ugifungura account ugashyiramo irangamuntu, ugashyiramo phone number, bahita babona igihugu uturukamo, bahita bagushyiraho n'ibendera ryawe. Rero nk'abantu bashyashya muze kugerageza manze mu joininge live z'abanyarwanda kugira ngo mugende musobanukirwa ibyo bakora kuri live. Okay, hanyuma rero ubu ni uburyo bwa kabiri tugiye kwigira hamwe uko twakorera amafaranga. Hanyuma
reka turebe kino gice cya kabiri, kino gice, hanyuma ibindi nzagenda mbibigisha bikurikiyeho, kuko ninza kugira ino video ndende byatuma buri wese ataza kuyireba nk'uko bikwiye. Okay, reka turebe rero ino task, hanyuma izindi task tuzagenda tuzireba mu mavideo akurikiyeho kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa. Okay, reka turebe rero. Hano iyi task tugiye kureba niyo twita party. Hanyuma rero kuri party habera iki? Party habera iki? Guys, party niyo cya gitsina gabo ngira ngo mbashishikarize muze kujoininga. Igitsina gabo cyose ndabasaba ngo muze kujoininga party kuko nizo zitanga amafaranga menshi. Party rero iratanga amafaranga gute? Kurikira hano. Uraza hano, uza hano kandi hano kuri party. Ubwo ni umuntu ugiye gukora live, ugiye gukora live. Ubwo live n'ubundi ni cya gitsina gore nicyo kiza gukora ino live ya party. Okay, reka tubanze dukore party kugira ngo buri muntu wese arebe. Aha, nufungura hano uraza n'ubundi utungukire kuri live. Guys, hano murareba yuko dufite utuzu tungahe twishi. Reba kano ka mbere, urebe kano, urebe kano. Ushobora gushyiraho party y'umubare w'abantu ushaka kuzamura. Hano rero uzahitamo kamwe bitewe n'abantu ushaka kumva yuko bajya kuri pano yawe ngo bicare ku dutebe. Ushobora kwicazaho abantu babiri, ushobora kwicazaho batatu, ushobora kwicazaho umubare w'abantu wumva ushaka. Okay, hanyuma rero nurangiza uzaza kandi hano hold party. Kandi ho ugikanda kuri hold subira inyuma. Ngenda ndashaka kugira ngo nereke abantu ngo ndatekereza n'ukuntu ugenda ukorozinga uri kubireba. Okay, ngenda ndashaka kwereka cya gitsina gabo uko namwe muza gukorera aya mafaranga. Uraza n'ubundi joininge umuntu wumva wifuza muri aba ngabo. Uze wenda utujoininge uyu nguyu. Ujoininge uyu nguyu. Niturangiza kumujoininga ukandeho, kanda kuri uyu muntu tugiye kujoiningaho, hanyuma utegereze ifunguke party yiwe. Guys, iyi party nibwo buryo butandukanye ushobora kwinjizamo aya mafaranga. Okay, aha urareba yuko rero aha hantu hariho abantu batandukanye. Aha hantu cyangwa iyi party ushobora kuyigeraho bagikagenda baguhereza impano. Iyo ubonye party nk'iyi ngiyi utayishimiye urascrolling, ukanda ufata hano kuri izi ntebe ukagenda ukura ujyana hejuru ukareba party ishyushye, ukareba ahantu hari live ishyushye. Okay, hano rero iyo ubonye naho utayishimiye urongera ugascrollinga. Aha, ukongera ugascrollinga ukagenda ureba ahantu hashyushye, ahantu abantu batanga impano, ahantu hari abantu barimo bagenda bahanihana impano, ugasaba request ukareba ko bayikwemerera. Iyo bayikwemereye bigufasha kugira ngo nawe bagende baguhereza impano zitandukanye. Okay, hano naho rero n'ubundi ya mataske nayo n'ubundi urayakora. Ujya kumenagura kano ka box, uraza ukamenagura ya box hariya hejuru n'undi bihari nubwo uba urimo usaba impano hano. Hano maraho isaha n'ubundi ukajya kuri receiving ya 800 nk'uko nabiberetse kuri single live ukuntu ujya kuri receiving. Hano n'ubundi task zose urazikora. Urumva yuko cya gitsina gabo hano kije kwakurira amafaranga menshi. Uramenagura zira box, wicare hano isaha yose baguhe 800, hanyuma n'ubundi baraza gusanga baguhaye n'ama gift menshi. Biro biraza gutuma winjiza amafaranga menshi cyane. Iyo mpamvu rero ngira ngo shishikarize abantu mwese mwinjire hano. Uko ugenda wicara hano, ugenda joininga ama live, ugenda ukora live zitandukanye, ugenda urushaho kugenda ubimenya
100%. Ndabashimiye rero mureke ikiganiro cyacu gihagarikira aha ngaha, hanyuma muzaye mugenda mumbaza n'izindi tasike zitandukanye, aho ngiye kubakorera ibiganiro byinshi cyane biza kubafasha gusobanukirwa Popo Live. Ndabashimiye rero, tubane mu bindi biganiro bitandukanye.